Musa. Neza bitese? Amagi arahiye. Amagi ameze neza kabisa ni fresh. Urashize noneho. Amagi ari kumworoza naye. Amagi yanjye bari fresh. Amagi yanjye ameze fresh. Amagi yanjye? Yanjye. Neza bikugendekeye bite? Awe. Nayawe. Amagi yanjye rwose. Amagi nayawe. Urangije urandoza urangije. Kivya makende makati. Kiwereweje. Narenze karayi nk'uko. Ese amagi yanjye ko abantu bose bayariye abaryohe. Ariko mana nyagazane. Aya magi nayawe. Narabivuze. Ibintu byo kuryagagura. Narenze karayi nk'uko. Amagi? Sinibyo uri kuvuga. Aya magi nyine nayi nk'uko nuko ari njye wayaranguye. Katwumve. Kubita hasi ntukabyara. Duri ntacyo bigenda bishyira hano. Aya magi. Gusa tuba tugomba. Inda nindakiye. Ubwo zuguraza kumva ko aya magi aryoshye gute. Aya magi nayawe. Mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze wibuke gukora subscribe. Yes, susko dufite gahunda yo kuzuza miliyoni y'abasubscribers. Mazara Mu gihe cy'icyumweru. Iswe muri kuneza twaduca. Tuwese. No. Yeah. Reka twikomereze gutya. Munzu muri saro. Noneho ibitotsi bije umubyeyi ajya kuryama. Ahasigara umwana na se muntu za muri saro. Ubwo rero ntiyamenye igihe se yagendeye. Yagiye kumva ku buriri yumva umwana muri hejuru. Ese se yagiye he? Ku kazi kw'irondo. Agira ngo ni umwana nako agira ngo ni se uje gutera akabariro. Ewa tureke ikiganiro utazabona. Yagakorakora umupira yumva sisi. Ubwo rero nibwo yahise amwishitura amukubita hasi ava ku gitanda agwa hasi. Yakora ko yumva sisi umugabo ari kumwe. Nyine yari amaze kuyishyiramo ngo yumva ngo ntingana niyasa. Noneho rero ahita ayivumburamo noneho amukubita hasi. Naje kubara inkuru. Kuri ari cyawe cyangwa aragiye ko ntiyabigeze. Yabikoze ariko nubwo yabikoze ntabwo jewe natumye arangiza. Rwose inyoni ye yayishyizemo pe. Ego munyago. Ukora amagara gawe inyundo yagucuze we. Inyundo. Yamushumangira aravuga. Nakwica. Nakwereka ko bitambabaje nyiherera nkakurangiza. Kumva roho yawe nashaka kwisiga amaraso yawe. Nakubisa bucece ariko nta muntu nagisha inama nta nuwo najya kubwira ngo byangendekeye kunuku reka. Shwishwishwishwishwi na imva niyo munda nago yajorora. Ngo ndavuga uvuga iki? Icyo gihe ubuvuga iki? Kare abantu mugiye gupfira ubuvuga iki? Right. Ko nabonye hari mwe mu bastari batangiye no kuyazingazinga mu kubita mu maso. Ya n'ubwenge buke. Reka mbivuga imbere ya kamera babyumve. Ubabara babare utababara akazi ke kuko ngiye akenshi iyo mvuze abenshi barababara. Kubera iki ngiye na jambo njyamira mvugisha ukuri nkabivuga uko biriho. Sibyo? Ese kuri gutubotse kadaramenya rike. Umugabo wese ufata umwanzuro akavuga ati ngiye gusambana nubwo yaba afite urugo rwe agiye gusambana uriya mugabo mujye mumwubaha aba yiyaminiya na mugabo w'imbwa usambana. Motherfucker. Fatherfucker.
asambanye iki ajye kwigaragura ku mwana w'abandi bamuseke asambanye iki watanga amafaranga yo kujya kwivumbika friend fucker umugabo ufite amafaranga ufiyaminiya kuri gahunda bagomba no guca ibintu none se abagabo basambana noneho bari serious baba bari serious nuko bagirayo ubusa Eba tureke ikiganiro utazabona baba bafite stamina yego nawe se utafite akabaraga ushobora kuvuga ati ukanyaganyeza ubwo urajya kugwayo ntabwo ujya wumva baguye n'umugabo numvise ngo ibutare ngo bagwayo inzego z'umutekano ngo zigasanga yaguye neza uruma biriya bintu ni ibintu bisaba mu mutwe buriya abaganga barabizi hari nabo bajya bazana byabaye gutya byamatanye neza umugore wese wishimye mu rugo agomba kuba akorerwa imibonano mpuzabitsina neza akaruhuka sha bituma wishima It's real. nta minota ni piku 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 we yarangiza agahita yigendera nta bushake nta buryohe mva na kwa kundi bavuga ngo abadamu bagira ububobere nta n'ububa burimo ahubwo n'amakakama masa ukava n'amaraso ugakomereka numva nanjye namuca inyuma nanjye nkajya kureba abandi jyewe yarangizaga nk'ibishaka bitewe n'uko yangiyeho tutabyumvikanye akanyanga mu mutaranda kakoroga baryamaga mu nzu ari abantu 20 mbese kugira ngo bakore icumba batambikagamo umwenda kugira ngo batarebana. Aba ni bamwe mu baturage mu basigajwe inyuma n'amateka batujwe mu nzu imwe mu murenge wa Mudende ho mu karere ka Rubavu ari imiryango 10 igizwe n'abagabo abagore n'abana aho bavuga ko bagirwaho n'ingaruka ko batabasha kwisanzura hagati yabo. Twebwe turi mu nzu turi nk'abadamu 10 n'abagabo bacu 10 cyari kurangeza twabaga mu biraro bakimara kumva yuko baraza kudusura bya biraro byacu barabishenya batuzana mu nzu imwe turi nk'abadamu 10 y'umuturage n'abagabo 10 n'abana dufite. Ubwo na nino saha turi mw'iyo nzu mbese iyo ubuyobozi bwaje ntacyo umuntu yahisha niyo umuntu ashatse kuganira n'umugabo we abura uko aganira nawe hejuru yuko abantu baba bari nk'abantu 10 muri ya nzimu. Mbibonamo imbogamizi yuko nyine bibaze umugabo n'umugore mu nzu na nyirabukwe mu nzu umukazana arasohoka na nyirabukwe asohoka umukwe asohoke na nyirabukwe asohoke ubwo urukumva bitarimo imbogamizi ndarya mabukwe ari kundeba sobukwe arya ndi kumureba ubwo urukumva ibyo bintu bisoboka. Ndumiwe niko wavuze. Baryamaga mu nzu ari abantu 20 mbese kugira ngo bakore icumba batambikagamo umwenda kugira ngo batarebana. Umuntu wabazanye n'iyo nzu ni gitifu kandi bari bafite amazu y'ibiraro buri muntu yabaga muce kiraro ataraganira n'undi ngabyumve. Ubwo ramwe nk'abayobozi mwabakimira icyo kibazo mukaburi muntu wese mukamwubakira iyo nzu bakava mw'iyo nzu. Babaye kuba nabiho babayeho nabi nyine kubera barundana ahantu hamwe kandi bataha bagataha hamwe utwo wahasi ukanaduhahira hamwe na wa wundi wenda ugasanga undi yatujanye. Bakwita ndese ni banyita pifura n'ubundi ni ibisanzwe. Wewe witwa pifura? Uri umuhanzi se? Ni umustar reka nzishyire mu turnete tuvugana. Kizi ya makende makati kiwerewe ubu utarashyiramo amarinete ntabwo twavugana. Banzu yashyiremo. Bimeze bite? Ngo bakwita nde? Ni pifura je niko banyita. Nakubaza je ndi umukarani. Uri umukarani? Ubibona? Ni yanshaki
zituruka mu Gakenke ntuzibona akanyanga mu mutaranda kakoroga ngaho reka dusengera abantu bamaze guseka abantu dusekeje reka tubasengere Imana ibahe umugisha Mana iri dake na Sodoma na Gomora tugaruje kugushima no kuguhimbaza kubw'ibyo tukundo rwawe muri ino si yawe aba bantu bose ubaha umugisha kandi ejo hazaza n'aba bavandimwe baturutse mu misozi ya kure kure bagenda imbere ubagenda imbere nabo bakugenda inyuma ugenda ubahindukirira ubahindura nabo amateka kandi nabo mu minsi iri imbere nyaguhora kugobana bazaneza imbere nanjye njye nimbona yuko nambaye ipata ya cy'ubutangiza nyaguhora ku ngoma ikintu nasaba abakunzi banjye ni uko bajya bamfasha bakakora subscribe bakadorodaninga ibintu mba nashizeho akanyanga mu mutaranda kakoroga byiza cyane kuraje Le monde part en couille.